Nimureke dutahure uw'ino nyamaswa isa n'ingwe yo mu Byahishuwe 13 mu by'ukuri ari we. Mu Byahishuwe 13 murongo wa 1 kugeza wa 2 intumwa Yohana igira iti ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10 no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ay'idubu, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Reka noneho tubaze Bibiliya icyo bivuze inyamaswa kuzamuka iva mu nyanja. Mu Byahishuwe 17:15 hatumenyesha ko y'amazi wabonye ariyo mbaga n'amateraniro by'abantu n'amahanga n'indimi. Mu yandi magambo ino nyamaswa ituruka ahantu hari imbaga z'abantu. Reka noneho tubaze Bibiliya aho mbere twabonye intare, idubu, ingwe n'ikiyoka. Yego wabyumvise bisangwa muri Daniel 7. Ibyo twabivuzeho mu kabido ka 8 kitwa inyamaswa enye zategetse isi. Ku nyamaswa isa n'ikiyoka yo muri Daniel 7 ihagarariye Roma mpagani hameze amahembe 10. Ayo mahembe 10 niyo mpamvu yategekaga nyuma yo kugwa kwa Roma. Muri ayo mahembe 10 hahereye ko hamera irindi hembe ritoya. Wibuke ko iryo hembe ritoya ari ubupapa bw'i Roma bwavuze amagambo atuka Imana kandi bukarwanya abantu bayo. Wowe gusa kurikira akavido ka 9 na ka 10 niba ukeneye kubyibutsa. Bigomba gusobanuka ko ino nyamaswa ari uruvange rw'inyamaswa enye zo muri Daniel 7 kandi ibyo biduhamiriza ko ari umukomezo wa Daniel 7. Mu kavido ka 8 twize ko Imana yifashisha amahame yo gusubiramo no kwagura nk'uko iriho ibigenza ahangaha. Nimureke dukomeze muri Bibiliya maze uri bwibonere uw'ino nyamaswa y'ingwe yo mu Byahishuwe 13 ari we. Mu Byahishuwe 13:3 hagira hati nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa no kumeretsa uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangara. Mu kavido ka 13 twize ko ari ukuri kw'ihembe ritoya ryakomerekejwe uruguma rwica ku iherezo ry'ingoma yaryo y'imyaka 1260 ihera muri 538 nyuma ya Kristo ikageza mu 798. Ibyo byabayeho ubwo papa yajyanwaga ari imbohe na generali wa Napoleon bigashyira iherezo ku butegetsi bw'upapa mu bya politiki, hanyuma papa akaza gupfira mu bunyage. Nyamara mu Byahishuwe 13:3 nanone havuga ko urwo ruguma rwica rwari gukira. Ibyo ni ukuvuga ko upapa bwari kuzuka bugasubirana ububasha bwabwo mu bya politiki nk'uko byari biri imbere y'uruguma rwica. Nk'uko rwose ibyanditswe bivuga, ubutegetsi bw'upapa mu bya politiki bwagarujwe mu masezerano y'Igiraterani yo mu 1929. Iyo nyandiko y'amasezerano hagati y'umwami Victor Emmanuel wa gatatu w'Ubutaliyani na Papa Pio wa 11 yasinywe n'abahagarikizi babo aribo Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Benito Mussolini n'umunyamabanga wa leta ya Vatikani Pietro Gaspari. Ibyahishuwe 13 kandi kugeza 7 haduye ikindi gihamya cy'uko ino nyamaswa yo mu nyanja yo mu Byahishuwe 13 ari ubupapa, kubera ko nanone havugwa ingoma y'amezi 42 cyangwa se ya myaka 1260 yo gutotezwa kw'Imana. Bwa nyuma Ibyahishuwe 13:8 kugeza 10 havuga ko bari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Ujyana abandi mu bunyage nawe ubwe azajyanwa mu bunyage, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Inshuti yanjye, Imana iragukunda, nicyo gituma iri guha buno butumwa bw'umuburo. Mu Byahishuwe 13:8 Imana ivuga mu buryo busobanutse uko nukomeza kuramya iyo nyamaswa y'ubupapa ugatera ikinege mu cyayo, izina ryawe ntirizandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Uko bw'ibyo rero ndifuza kugukangurira gukurikira Yesu inzira yose, maze imibereho yawe ukayegurira gukurikiza ubushake bw'Imana nk'uko buri muri Bibiliya. Akavideo turi bukurikizeho akazakubwira uw'inyamaswa ya kabiri yo mu Byahishuwe 13 ari we n'uburyo ki izagiramo uruhare ku buzima bwawe. Murakoze, Imana ibaho umugisha.